muze Yesu ntiyatugiriye neza ntabwo Yesu ntiyatugiriye neza bene oh haleluya yagize guteyane yadukunze birabamba kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumita iyo niyo Pasika iyo niyo twizihiza uwo ni umunezero dufite haleluya oh haleluya oh haleluya iyo ni intsinzi ku bana b'Imana kuko Imana yakunze urukundo rw'Imana dukwiye kwibuka ineza y'Imana dukwiye kwibuka imirimo Imana yakoze dukwiye kwibuka aho Imana ituvanye n'aho itugejeje uyu munsi basi wicane ngo wumva uvuye hehe wumva ugeze he mu gakiza mubaze wumva uvuye hehe wumva ugeze he mu gakiza wumva muri wowe ntabwo dushaka kuririmba gusa ndagira ngo munyemerere tuganire numva afite byinshi byo kuganira ariko ndagerageza kubihina ariko icyo nshaka ko wumvuze ku cyumva abantu benshi Pasika tuyizihiza hari abantu ubona ko batazi n'ibyo barimo hariho n'abantu batari bamenya akamaro k'ibyo Yesu yakoze ku buzima bwabo niyo mpamvu ubona umuntu yakirijwe mu kandi kone yabivuyemo ni ukudasobanukirwa imirimo myiza Yesu yakoze ku buzima bwe ubundi uramutse usobanukiwe neza ibyo Yesu yakoze ku buzima bwawe ntabwo wakizwa ngo wongere ubivemo nta mpamvu n'imwe yo kubivamo nuko utazi ibyo ukora utazi n'ibyo Yesu yakoze nashatse kuvuga kuri iyi Pasika ubundi Pasika uhereye mu itangiriro na Pasika abantu bamaze gucumura igihe Imana yaza kubaza Adamu ikamubaza ngo urihe aramusubiza ngo numvishe ibirindi yawe nigishwa nuko naba gusa nihisha ndimo nihuta ubwo ngubwo Imana ibonye ukuntu bambaye ubusa kubasora bambaye ubusa biba ngombwa ko ikinyamaswa aho ngaho byavuga ngo hari umucunguzi uzaza byavugaga ngo uko biri kose amaraso amenetse nibwo buzima bwawe barishimwe amaraso yambaye arameneka Imana yambika abo bantu bakura mu mubiri ya Edeni ariko bamuri magenda mwambaruza turashima Imana yatwambitse ubwiza bwayo tuzamura icyubahiro yatwambitse ubwiza bwayo ubu turagenda tukwemye turi abana b'Imana kubw'icyo gikorwa iyo ukomeje ukagenda ukara mu gihe cy'Aburahamu ngo ni kwihuta naho babona Pasika iyo Pasika ntabwo abantu bakunda kwivugaho ariko ni Pasika yatumye umwana warokoka amen igihe yagendaga agiye gutamba Isaka ngo Imana amubwira ngo niba umunda uzamukana umwana wawe mu ntambire Aburahamu avuga ati ntacyo nakwimura inshuti yanjye nubwo ari umwana umwe w'ikinege ndamukuzanira ngo amugeze ku musozi aramuhambira bishaka umwana yarwanye nubwo bitanditse arashaka umwana yari kumuhambira ariko bati ndaguhambira mutambira Imana ngo amaze kumuhambira mushiga hejuru y'igitambo kumwe akura inkota mu rwubati hagiye arayizamura Imana ibona mu mutima yamaramaje ibona Aburahamu nta kintu afite aravuga ati ndagutambira Imana yo yakumaye birambwira ngo azamuye ukuboko agejeje inkota igeze ku mwana ngo marayika afata ukuboko aramubwira ngo Aburahamu ndabimenye yuko unkunda dore umwana w'intama nguriya mu gihuru genda ufate umwana wawe ndamucunguye hereza Imana icyubahiro umwana wawe ntabipfuye ndamucunguye Imana ishimwe ko yaduciye amen 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 ibyo nabyo byasobanura na Kristo uzaza akaducungura amen indi Pasika nayo ni nyinshi ndavuga ngo duke indi Pasika nayo ni igihe abatasi Rahabu yabahishaga bagiye gutata ubwo ni kwihuta kubera umwana bambwira umwanya ufite bagiye
abashyira mu nzu, murabyibuka se? Ngabashyira mu nzu arabahisha, ngamaze kubahisha ababahigaga ngo baratambuka, baravuga ati nta bantu bakiranga, baravuga ati nta mbonye. Ngo bamaze kugenda arababwira ati ndabizi ko icyuho Imana izakibaha, nimusezeranye isezerano ko nzi ko ahantu Imana izahabaha, njyewe wabahishe muzagitura iki? Pasika. Mwari ngo Pasika yacu nitwibutsa amaraso y'umwana w'Imana, niyo yadukuye mu Egiputa aho Satani nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfira yasatuyemo abarusika yatumye natwe twigera hereza Imana icyubahiro. Iyo Pasika barahabwa ati musezeranye icyo muzama, ndabizi ko Imana izaba igihugu. Baramubwira ati bareba ngiye kuvuga ngo wumve kuko hari ubwenge bukomeye abantu batabashaka kumva. Baramubwira ati bareba turabikwemereye, ubwo bimenye ko tuzafata iki gihugu hari icyo ngiye kukubwira. Abiwawe bose bashyire mu nzu, baza umucanye ngo barinjiye, baza umucanye ngo barinjiye mu nzu indani, barinjiye mu cyangwa hanze, kutamubaza baza ngo warinjiye mu nzu, warinjiye mu nzu cyangwa uri hanze. Baramubwira ngo abiwawe bose n'umuryango wawe wose, abawe bose ushaka ubashyire he? Ubashyire mu nzu indani. Baramubwira ngo numara kubashyira mu nzu upfundike amapfundo 3 y'akagozi gatukura ku idirishya waducishijemo uduhishe, ukapfundikeho. Twebwe nituza tugafata igihugu, ikizatumenyesha yuko ahari hahandi baduhishe nuko tuzabona aka gapfundo, aka kaziko k'amapfundo 3 gatukura. Ubu nituhabona tuzamukizanya n'abari mu nzu, tuzaharengana. Ubundi Pasika ni ijambo rivuga ngo kunyuraho cyangwa se kurengana cyangwa se guhita. Amen. Ariko bagahita bagutabaye, bagahita bakurokoye, bagahita bagucisha. Amen. Bagatambuka bahindura ubuzima bwawe, bagatambuka baguhaye imibereho, bagatambuka baguhaye umunezero, bagatambuka baguhaye agaciro, bagatambuka baguhaye ijambo, bakarenda bahindura ubuzima. Haleluya, haleluya. Biravuga ngo mukora babigenza cyo, Imana ishimwe. Arapfundika agashyira ku idirishya, baraganira bati igihe tuzaza tugafata igihugu ahantu, iri dirishya muzaryibuke, turamusezeranye isezerano. Igihe cyarageze ngo igihugu baragifata, bageze aho ngaho basanga akagozi gato. Uwiteka umucamanza nabonye w'amaraso aciye urubanza rumwe agitukira umuhaye karibu urabaho, umuhaye karibu ubuzima burahinduka, umuhaye karibu ejo haraba heza, abantu babishaka batabishaka, umuhaye karibu arahindura ubuzima bwawe, umuhaye karibu arakubahisha. Ikibazo nuko ari igihe utamuha karibu ngo yinjire, tukajya tubesha abantu ngo twamuhaye karibu ariko atarahawe karibu. Ndi kwihuta. Aha dusomye rero ni Pasika, navuga ngo ya kane ariko y'amateka.
irimo ibintu byinshi bikomeye. Ubwo Imana yabwiraga Mose ibyo izakora kwa Farawo muri Egiputa, irabikora byose, ariko isigaza ikimenyetso cya nyuma kimwe. Iramubwira ngo Farawo akomeze kwinangira umutima, ngiye gukora ikintu kizatuma barekura, byanze bikunze ubu ngiye gukora ikintu kidasanzwe. Iramubwira ngo umuntu wese yishakira umwana w'intama, nanze guhera ngo tugiye tubisoma, ariko mushaka kuzana igice cyo tugisome. Arabwira ngo mushakire umwana w'intama buri rugo, mwishakire umwana w'intama, nimurangiza muhaga izo nyama muzirya n'amategeko, kuzirya bahagaze, kuzirya zokeje. Murabyibuka se mujya musoma mu Bibiliya mukabyibuka, bagukura zazirya hagati kandi ntacyo muzasigaza, biriho byose muzarya, ntacyo muzasigaza, muzazirya muhagaze. Aha rero twasomye imaze kwambwira ibyo ngibyo, irabwira ngo amaraso muzayasige ku nkomanizo z'umuryango. Mwavuze amen? Mwavuze amen? Mwavuze amen? Numara kuyasiga, ubwo marayika azaca mu gihugu yica abana b'imfura bo muri Egiputa, akabona ku mazu yanyu hariho amaraso, azarengana, ntacyo azabitwara. N'abana bari mu nzu n'ibyanyu biri mu nzu bizaba biguwe neza, bizaba bifite amahoro n'umunezero. Ubwo muri Egiputa hazaba hari umuborogo, ariko kuri mwebwe ijambo rikambwira ngo mubwire umukiranutsi kazagubwa neza. Haleluya! Imvura igwa itagwa, umukiranutsi azagubwa neza. Kandi ibyo bibabwire, njye byarantangaje. Nimushaka muzabaza amateka. Muri Covid nta mukiranutsi wa Burayi, ntabwo mubyumvishije, niho bariye. Nanjye ubwanjye niho nabyibushye, ntabwo nabyibushye muri Covid, kuko ntacyo nakoraga kandi agiye kubona ngo Imana imenye ibiki. Muri hano rero, muri hano, haleluya. Nta mukiranutsi wagize ingorane muri Covid. Muranyumva? Ngo arajya gusabya kurya ngo yahwere ngo yapfuye. Reka Yesu araho, Yesu amenya uko abigenza. Mubwire umukiranutsi kazamubwa neza. Mu gihe muri Egiputa hari umuborogo n'inkoko zo muri Israheli zari zirimo zitera amagi. Amen. 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 Nta kibazo cyari gihari muri Israheli, ariko mu Egiputa bari bari gushingura ari amarira n'imiborogo utashobora kubona uko gusobanura. Aya magambo dusomye rero arababwira ngo ibyo nzabikora, ariko ku mazu yanyu nzabonaho amaraso, ntacyo nzahatwara, nzahatambuka gusa mwibereho, mwigire ubuzima, mukomere, mwebwe nta kibazo gihari. Ngiye muri umucanye ngo twebwe nta kibazo dufite, mubwire cyane ngo twebwe nta kibazo dufite, ntabwo mubyumvishije. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abateri basenya bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Umuntu wamenye Imana ntabwo mutera ubwoba, nta biracitse ibiwacu, ntabwo mubyumvise. Njyewe ubu mbona amagazanga nta biracitse iby'iwanjye, ko bimwe bivare ngo byakomeye kwa pagani. Itibanga ryo mu mutima
genda n'abantu batamenya Yesu mwana w'Imana bamurinde iryo niryo baragendana turasa ariko indani kiri muri njye ntacyo ufite wowe turambara ariko ibyo mbitse muri njyewe ntacyo ugira ntabwo mubyumvishe Abisirayeli abanyegiputa babonaga Abisirayeli bakabona ari nkabo nk'ubu ugiye mu isoko guhana n'abandi badamu babona mwese n'abadamu ku isoko ni nako abanyegiputa n'Abisirayeli babibonaga none tukabona abanyegiputa n'Abisirayeli ndetse turarusha ubuzima turabakoroniza turabakubita turabumbisha amatafari turabakubita turafite n'ijambo ariko icyari indani uzasome biriya bimenyetso byose Imana yateje biriya byago byose hafi 10 na bingahe uzabisoma byose nta na kimwe cyageze muri Israeli ibiceri byabore mu mazu y'abanyegiputa ibihugu byarabariye umva inda zarabateye ariko muri Israeli hari umutekano wuzuye hari amahoro yuzuye iyo mbonye umuntu w'Imana ari kura n'upagana karira bitavuga niwe nta mpano uragira bitamubwiza ukuri niwe nawe birakomeye biki bikomeye hakomeye iki byakomeye iwawe kuko udafite Imana uko n'ukuri mbabwiye kandi none ko tace ku bana njyewe uyu mwaka wa 40 nk'ijije ntabwo nigeze ngira ikibazo cyanjye na Yesu nta nubwo nicuza sibyo byumvishije hari igihe umuntu mu bintu akaza gikwate ko ibintu nari kukigamije makicuza muri iyi myaka 40 ntabwo ndicuza ngo vewe natakaje umwanya ngo kuki nagiye muri ibigo byo mwisi ngo nanjye nda mwisi bameze nayibonye mu buzima nayibonye mw'abana beza bafite ubwenge nayibonye mw'icyubahiro nayibonye mu kwambara neza naka gasura mufite nuko mwa Yesu yamenye amaraso naka gasura mufite naka gasura mukamwicaye aha ni ibirimo Yesu yakoze ntabwo muba musabye Imana ishimwe akadusomye rero niho shakuka cyane Imana irabwira Mose ngo ibi bintu bitegeko dore ndabarokoye dore Pasika amen amen irabwira ngo uko umwaka utashe mujye mwiziririza Pasika n'abandi bose iteka ryose ngo ribe itegeko ritava niyo mpamvu turaha twiziza Pasika ngo mujye mubaga umwana w'intama niko bayizirizaga nimurangiza muteke mujye aba bana mubagabure neza uyu munsi uyu mujye niko biri kuri Pasika abantu bararya amen siko twasogeze ati mujye muteka mujye mwizize Pasika ndetse Imana yagati abana bashaka kuzabaza ngo uyu muhango n'uwiki uyu muhango muziriza usobanura iki ko tubona mu bukuru ngo muzarabwire ngo iyi ni Pasika turimo turibuka imbaraga z'Imana yakoresheje ubwo twari mu Egiputa haleluya ubwo abana b'imfura bo muri Egiputa bapfaga iwacu dutetse turi gufungura abandi bari guhamba abandi bari kuboga babuze abashasha gushigura iwacu hari umunezero hari haleluya abena twari tunezerewe twari tuguwe neza Imana iradutegetse ngo rero kuko kubarokora kuko kutambuka n'abakiza kuko kurengana habeshaho kubibaza n'urukundo rwanjye muzajye mu bizirizi Pasika yego kandi bitegeko manishi na misa turuka Pasika yo gucungurwa kw'abana b'Imana turuka Pasika imirimo Yesu yakoze ku buzima bwacu izo Pasika zose ziragiye haje Pasika ya Yesu haleluya haleluya oh haleluya iyi rero bivuze
ntabwo narangiza ariko reka tuvuge akantu gatoya kubera umwanya tugende muri Matayo mvuga akantu kuri pasika ya Yesu ibice 28 Matayo tuhere ku murongo wa 5 nibute tugereyo ubundi tubona umwanya wo gusengera abantu. Iyi pasika igusigira amateka mashyashya mu bugingo bwawe kandi pasika igire byinshi yubaka muri wowe mu izina rya Yesu. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ibice 28 ni mwenyemere byo kukangaye dore kuri 5 nibyo mwahageze. Ariko marayika abwira abo bagore ati mwegeho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe nari hano kuko yazutse nk'uko yabivuze. Nimuze murebe aho umwami yarajyanye. Mugende vuba mubibwire abigishwa be yuko yagize gute yazutse kandi azabanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho tuzamubonera, dore ndabibabwiye. Imana nishimye. Ibindi muzabikomeza ikomeje hepfo amagambo ya pasika gukomeza hepfo ariko ndashaka kuvuga ijambo ngo mwebwe mushaka turamuzi. Uriya munsi Yesu azuka habaye ibintu bikomeye tutavuga byose ngo turangize, ariko mwibuka ko iriya mva ngo bari bayihomye igitare bakifunze ngo bayihomeshe n'ubushishi bafunze bijye bukomeye ngo bashyiraho n'abarinze kugira ngo bokohane. Ariko imbaraga z'Imana zije birambwira ngo marayika birindira igitare akicara. Ntabwo ushaka kuza kubatinda. Abarinzi bari barinze bagwa igihumura ntibamenye n'ibyabaye ntabwo uko byagenze. Ariko aba badamu abanyantege bari baje aho ngaho bahita bavuga ati mwebwe ikibazo turakizi, mwebwe umukwabo wahangaha bamwe bakagwa igihumura bandi bakabarabye, mwebwe icyo mushaka turakizi, murashaka Yesu wabambwe ari hano yazutse. Kwizihiza pasika kuko Yesu atakiri mu gituro. Ntabwo Yesu ari mu gituro, kandi iyi pasika bavuga ko nta yindi izabaho kereka gutwara itorero. Amen. Amen. Oh haleluya. Ndashima Yesu. Nawe umushima. Yakoze pasika yo kuducungura. Byari bikomeye ntabwo navuga ngo birangize. Hari aho yasenze avuga ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Hari nawe yavuze ngo ariko data niki kikundekesheje, ariko ureba ibintu biri kumushyikira nawe yarababaye. Imana imutera umugongo kuko yaraje afite misiyo yatumwe gukora kugira ngo njye nawe tubashe kugera hera, akureho ibitambo by'abantu kuko baratangiye gucuriza mu rusengero babyarabaye bizinesi. Uyu munsi ndanibaza ko uyu munsi abantu batari bamenya ko ahera havuyeho kuri bamwe. Muri hano kuko yavuze ngo yaje mube ariko abe ntibagira gute ntibamwe, ariko abamenya bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa muvuge cyane bwo kujya gute ngabo ntibabyaye ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyaye. Turashima ko dufite ubwenge igihugu bw'ijuru kubw'imbaraga z'umusaraba. Turashima ko uyu munsi wa none yaduciriye umuryango abari barushye, imfubyi, abapfakazi, abatagira shinge na rugero, batari guhabwa ijambo arabacira,
abatari kubona inama, abatari kubona ibimasa, abatari kubona inuma, abatari kubona amahurungura y'inuma, abatari kugira ikintu bashobora kubona cyo gutambira ibyaha byabo. Yesu arazana igitambo kimwe, aravuga ngo byose birarangiye. Nicyo jambo yavuze, aravuga aracika, aravuga ngo byose birarangiye. Turashima ko birangije. Uyu munsi wa none Yesu yagize gute? Ko mutavuga Yesu yagize gute? Ntabwo bumva yagize gute? Iryo jambo ngo birarangiye, urikora ubushakashatsi birimo ibintu byinshi. Birarangiye uridegembya, birarangiye ubonye umunezero, birarangiye ubayeho, birarangiye nawe ugeze ahera cyane, birarangiye nawe witambira ibitambo wemerwe, birarangiye ahera bashyize mu mutima w'umuntu, makuye mu rusengero bateretse mu muntu, birarangiye ahera bagize muri wowe kuko ari wowe shaka. Birarangiye. Amen. Birarangiye. Atangaza itangazo ngo byose birarangiye. Ahita ucika. Uyu munsi mfite agahinda kubera ibintu bigenda mbona abantu bagenda bibagirwa imbaraga z'umusaraba ko bukeye nuko bwije. Kuri mu mwicane ngo wirinde kwibagirwa. Niba ari ikintu gikomeye ni ukwibagirwa kugiriye neza. Buriya reka mbabwire, Yesu ntiyatugiriye neza. Muzehe, Yesu ntiyatugiriye neza. Yesu ntiyatugiriye neza. Reka mbabwire ukuntu atugiriye neza. Nyemerera gatoya dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, turebe ukuntu Yesu yatugiriye neza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 3:16 na 17. Turebe Yesu yatugiriye neza bene. Muvuge amen. Muvuge amen. Yatugiriye neza, ubu tugenda twebwe kubw'urukundo yadukunze. Imana ishimwe. Ibice 3 twihute tugereyo. Ibice 3 murongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Muvuge amen. Niba turi kumwe vuga amen. Ariko uruvuga rukundo byaragenda neba. Reka mbabwire, niba hari n'abantu bakwanze ubihorere, hari uwagukunze kubasumbya. Nibwira uwo muntu ntukajya wavuga ngo abantu barakwanze. Abakwanze bareke, nunabatewe n'umwanya. Yesu yaradukunze. Haleluya. Oh haleluya. Yagize guteyane, yaradukunze. Biravuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga. Iyo niyo Pasika, iyo niyo twizihiza, uwo ni umunezero dufite. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Iyo ni intsinzi ku bana b'Imana, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese. Wagize ngo se yabitewe n'imirimo myiza twakoze? Somera Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5:8. Wagize ngo uko twari abakiranutsi se? Wagize ngo badukunze uko twadukijwe cyane? Niko mubizi? Abaroma twihute turebe ibice 5:8. Ibice 5 havuze guki. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Amen. Ariko Imana yerekanye
urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga. Bwira umucanga ngo ntiwakire Pasika, Yesu yarapfuye arazuka. Mubwire cyane atakira Pasika, Yesu yarapfuye arazuka. Kandi uru rukundo yadukunze tukiki ntabwo muri hano tukiri iki reka mubwire buriya ujye ushimira Yesu wamukunze ukiri indaya, akamukunda ukiri umusinzi, ugenda uhirima akakurabiza neza, akamuhamureka nawe umwana wanjye amaherezo y'umuntu azandirimba, amaherezo y'umuntu azankorera umurimo wanjye, amaherezo y'umuntu azanyubahisha. Turashimira Yesu Kristo wadukunze tukiri abanyabyaha. Tumuyicyubahiro kuko Imana yakunze abari mu isi. Turi muri Pasika, dukwiye kwibuka urukundo rw'Imana, dukwiye kwibuka ineza y'Imana, dukwiye kwibuka imirimo Imana yakoze, dukwiye kwibuka aho Imana ituvanye n'aho itugejeje uyu munsi. Basi wicane ngo wumva uvuye hehe, wumva ugeze he mu gakiza. Mubaze wumva uvuye hehe, wumva ugeze he mu gakiza. Wumva muri wowe ntabwo dushaka kuririmba gusa, hari no kwibaza ngo mvuye hehe ngeze he, ndashaka kugera he. Amen. Muvuge amen. Muvuge amen. Turangirize ku bice 8:32 aho Ubaroma. Nsoze dusenge. Bice 8:32 kandi amagambo Imana ifashe kuyabika kuko nuba ari amagambo y'Imana Imana iduhaye. Turashimira Yesu. Haleluya, haleluya. 32 mwabonye bice 8. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izamwite kumuduhana n'ibindi byose. Ndarangije ndasubiramo. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izamwite kumuduhana n'ibindi byose. Inzara iki izamwite yakukundira umunyabyaha uyu munsi nizakuregagira gupfe. Rwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe uruganzanye mugo buruko bivugana. Amen, amen, amen. Nanjye ndakubajije uwagukunze uri umunyabyaha, kababwire hano nabonye abantu babesha ngo barakundana nawe ugasanga nta rukundo rurimo. Urabizi nawe narizi ko ari byo ubizi. Uzi ko umuntu akubeshya ngo aragukunda, nawe ufite ikintu agukeneyeho cyarangira urukundo rugahita rurangira. Turashima ko Imana itadukunze ifite ikintu dukeneyeho. Twari ibinyabyaha, twari ibinyamafuti, twari ibipagani bibi na Nisa na Sandaya arazitegereje. Haleluya! Narabashura arategereje. Umugabo umwe ngo umunyamurenge umwe yagiye muri gereza umupasitori, ageze asanga abantu bakoze ibyaha mu ntambara barakijwe barimo barahanura. Bagari muri ibintu byaba none avuga n'abangaba buzumuka we abantu bamasabana basungwa kubera ibyaha bakoze muri gereza barakijwe nabo barahanura. Aravuga ati niba mutamije ngeze igiye niba uko bimeze ntabwo ntibakurikiye, niba ko kari nta kuvugana nawe ngo arabafata birabaho. N'aba bahawe umwuka we yadukunze tukiri abanyabyaha. Hereza Imana
nje nabonye abantu babeshya ko bakundana ariko atari byo. Nari nzi ko njye nyine nubishe nange mufite ayo makuru. Uzi ko umuntu akubeshya uri umukobwa abana ndabukundana iyo utanetse ntabwo njyama ariko imitwe abanyamitwe bari ahanze abakobwa mujyama ngo mugisha akaje mukabasha gusinzira ariko wagera mu rugo akamuha ingumi wamwaka amafaranga indiro zikamuba akagukura amenyo akamupfura imisatsi igashira ku mutwe. Ariko kuri telefone yarakubwiraga ngo wamwaka mesaje kawe nasinzira muragira ngo niyahure nawe ukamubwira sheri urashaka kwiyahura niwiyahura reka mwandikire. Abanyamitwe umuntu yigeze amunda ashaka amafaranga nabizi agira inshuti pe mbona ko twakundanye amaze kuyantwara ntabwo yongeye ku telefone ntiyongeye no kunyandikira na telefone yahise amana ariko muri iyo minsi yarayakeneye bakozi mbanambizi kuri nibwiraga ata telefone mwaramutse mwabyutse gute nagiye kureka ndafite inshuti kwera reka babwire turashimira ko Yesu yadukunze urukundo rutagira uburyarya. Wamukobera amashyi turamushimira yadukunze urukundo rutari iki rutari uburyarya. Ikindi dushimira Yesu abanyamadini bari ahantu mudakari nta dini Yesu yakunze yavuze ngo umuntu wese abo wejeje gusa cyo shaka no kumuna kirano nta dini na rimwe bizajamuje keretse umuntu wihana ibyaha akabivamo akabishobora uwo ni wowe wenyine Imana izavuga akayumva bikavuga ngo abera bo bw'isi nizo fura nishimira zonyine Imana nishimira. Uzi umuntu gukunda ko nta mujyajya burimo uza abadamu n'abagabo ese kandi batateranye babeshya ngo barakundana ariko ari ubujyanye za telefone zirimo amakode yajya kwita bakitera muri tuwarete ntabwo nzi ko ndi mu rugo madamu atakumva ubusa abanyamitwe barahanze abana bakiramukiri baturata mwibere maso sha ibinyamitwe byaragutse byarasaza arahanze ase kugira ngo arasetse akagufasha kugira ngo arimo kugufasha nayagira ngo agere kucyo ashaka. Iyo amaze kugutera inda umutelefone arayihakana ko umwana atari uwe ariko igihe mwagendanaga akugurira agafanta gutamika burusheti wabonaga ko nta muntu mwiza nkawe kandi abakobwa nk'abo abo ngabo yabonye umuntu nk'uwo ubatwara ku mazi akabatwara ku kibuye akabatembereza akabaka burusheti akajya bakura akirya akajya bakura inyama mu menyo havuga ati mbega umugabo w'umunyamahoro wewe ati magaragara ariko ubimenya mugeze mu rugo ugasanga ni shitani igeretse ku yindi ukajya urara wicaye nturyame bimwe yakubwira ugasanga nta na kimwe yujuje mu buzima bwe. Turashima Yesu wadukunze ntatubere ibyaha navuze amena biragatuye ngo yadukunde tukiri abanyabyaha aho turangije avuze ngo none ubwitima n'umwana wawe ukiri ikamutanga ku bwacu izabite n'amafaranga izabite magaze n'ahaga byumva bamwe muri mwebwe ubuzima bugiye guhinduka byumva bamwe muri mwebwe Imana igiye gutabara magaze aha n'umukozi Imana byumva hariho abantu Imana igambira kuzakora ibintu birenze urwego ubwitima n'umwana wawe n'ikima ikamutanga ku bwacu ariko Mana izaburite none se n'amafaranga uwatanze umwana akagupfira yakuma amafaranga iyo atanze umwana we akabanga agatukwa agakubitwa
yakwima inzu, yakwima urugo, yakwima diporomesi. Tumwicyure izaba ite. Ikibazo dufite uyu munsi wa none ni uko imirimo Yesu yakoze y'urukundo kuri twebwe nta gaciro tubiha. Naho ndangirije ikibazo dufite. Ubundi mwese murabizi, n'abasaza bari aha n'abakuze bari aha ngaha, iyo umuntu agukunze nawe ugomba kwekaza ko nawe ugukunda, kandi ugahora igenzura ko nta gatotsi kari hagati y'urukundo rwawe nawe. Kandi umuntu mukundana uramwiga, nibyo ugira gute? Uramwiga ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga. Tuvuga ko dukunda Imana, ariko ibyo dukora Imana yanga ni byinshi bihora bituma Imana ibabara, ikavuga ngo ko namukunze, ko namuhaye umwana wanjye agapfa, ko namucunguye, izi ngeso ziwe ziva kuki. Nigeze nganira n'umugabo umwe yari yazanye umudamu we ngo bafashe kubagira inama, akajya tubikakarira akavuga ngo mumbarize ikintu namwimye. Ikintu gituma ajya hanze ni iki namwimye. Namuguriye imodoka, yamuguriye imodoka nshyashya. Uwo mugabo agura umugore imodoka nshyashya, ariko umugore afite ingeso iteye ubwoba, aramuvanga n'abandi bagabo. Ati mumbari ngiye kwiyahura kubera ndamukunda, nashatse no kumureka biranana. Aravuga ati pasi, nashatse no kumureka ngo muhebe biranana ko urukundo mukunda. Ariko ikibazo urukundo mukunda ntaga ashaka kunya ko yankunda. Mumbari ikintu nkwiye gukora kugira ngo ankunda. Akarira ari imbere y'umudamu w'umugabo akarira. Umugabo yarize amashuri afite akazi gakomeye mu cyumweru, ariko akarira n'umwana sheri icyo nakwimye. Uzi muri guseka ndagira ngo mbereke agahinda Imana ifite, mbereke umubabaro Imana ibabaye, ihora yibaza ngo kuko ari ijambo rivuga icyo nari nkwiye gukora nakoze n'iki. Hari igihe Imana yibaza ngo iki nari nkwiye gukora kirenze icyo nakoze, kugira ngo uyu muntu aniramukire n'igihe. Muri guseka ariko munabyibaza, uwo mudamu n'amajenesi by'ukuri ni iki wabuze? Naravuga ngo ntacyo, ngo nanjye ntabwo nzi impamvu. Noneho umugabo aramubwira ati basi nsengera amvemo nanjye. Njyewe we yarabishoboye, nta kibanza yambaye mu mutima, yarabishoboye. Basi nanjye pasi nsengera Imana umutima wanjye, Imana imuhindure amve mu mutwe no mu bwonko, mwibakirwe burundu. Umugabo akarira. Ndabwira umudamu wamubariye, ndamuhendera n'umukozi Imana wamubariye. Uyu mugabo arambwira ati pasi mu rugo abantu bapfa amafaranga. Uyu mudamu amafaranga yose ajya kuri konti, kandi akura aho yashatse, nanjye akura aho yashatse. Ntabwo nigeze mubwira ngo ntuzakora amafaranga. Ibyo ashatse n'ibyo akora aho akeneye, nta nubwo baza ngo akoreshe gute. Ati nguwe ari imbere yawe, imodoka nshyashya muri kumugurira iri aho nawe arayizi. Ikintu yabuze ni iki? Ni kinamwe. Uzi gukunda umuntu we nagukunda. Uzi ingo ziri aha hanze zifite ibikomere z'uko zakundanye n'abantu batabakunze. Uzi abadamu bari hanze bashaka kuyahora bararabarira kubera ko bakundanye n'abagore kabagabo ntibagiye gute ntibabakunde. Uzi n'abagabo bari aha hanze bararabarira barara mu masara abagore bajyana. Cyangwa hari uwo kwa dusoza amatiraniro mubwiye ngo turatasha ngo twakigumiye ahangana. Umugabo arambwira ati pasi wagumisha amateraniro nkigumira ko ruba narinezere. Ubu ngiye gutaha nahayo. Ubu hari abantu yumva avuga ati niki nakora kugira ngo umutima ndihuke, kandi byarapfire mu rukundo. Ikintu tukivuga ikintu gito, ariko nawe ubyishireho wakunze umuntu cyane, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yavuze ngo cyane wakunze umuntu cyane. Muziko
abasore barahangira ngo baracyari bato n'abakobwa baracyari bakiri bato babyumve. Uzi ko iyo wibeshye mu rukundo harimo n'abazinuka gushaka akazinuka. Ngenzi umusore inshuti yanjye amaze kugira imyaka 57 ya gushaka yarabiretse. Yakundanye n'umukobwa, umukobwa aramwesha akamukunda, agiye kubona umukobwa ashingiwe n'ubundi muhungu, amumazeho imyaka 8 bakundana. Agahinda karamwica, arambwira ngo pastor, kubaka no gushaka abagore mbivuyemo. Afite amazu, afite amafaranga, afite akazi keza, ariko arambwiye ngo umutima wanjye warazinutswe. Nakunze umuntu mufata umwanya muremure, anyereka akakunda, amarira igihe, amarira ibyanjye, mara igihe kirekire namuhaye umutima wanjye, ariko umutima wewe atarigeze ashiramo. Agiye kumva yumva bakoye undi musore yamukoye. Uwo muhungu na nisa ndagana wajyaje ugashaka basuka ukakora uko kajya ngo basi ugira abana, kuko nyina mubyara umuhungu umwe. Akambwira ngo pastor, ibyo gushaka narabiheje. Icyo ni gikomere kiva mu gukunda umuntu watagukunze. Hariho n'abakobwa bameze gutyo. None akabagara icyo gikomere nacyo mukimenye ko kibaho. Usikaje umuntu akunda umuntu agashaka mu rugo, uwo yashatse namukunde, umutima ukaguma kuri wa wundi yarakunze be, kandi wa wundi akamubyara abana, ariko agatima kagora kuranga bikaga kurangira. Urukundo ni ikintu gikomeye. Nimureke duhagaciro ukuntu Imana yadukunze. Uri ku mutware dusenga Imana duhagaciro urukundo Imana yadukunze. Biravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ukunda umuntu cyane wakamukunda wice biravuga. Ukunda umuntu cyane we nakwereka urukundo birababaza. Ukunda umuntu cyane we ntabwo umwana ukamukunda, ukamurinda amabisida, ukamwitwararika, ariko ntakutwararike, ukagerageza igishoboye, ukamurinda n'imfubyi, ukamurera agakura akajya kuba indaya, ukamukuyakuya, ukamuhisha mu bintu bikomeye by'intambara bitanu. Buri muntu wese wamubwira ngo vuga ibintu Imana yagutambukije, twese twararanga twanataha. Ariko umwaje ngo none se muri ibyo byose wowe uri kurakora kigunezeza Imana, abura na kimwe. Yagira ngo natwamusenge Imana, wibaze ko hagati yawe n'Imana hacyari urukundo. Ese urukundo Imana yagukunze? Biravuze ngo yadukunze tukiri abanyabyaha. Yerekanye urukundo rwayo, idukunda tukiri abanyabyaha. Na n'isaha turacyari abanyabyaha kandi yaradukunze. Turacyari mu ngeso mbi kandi atari ibyo Imana yadushakaga. Ndagira ngo niba twamusengera Imana, yaba uraha yaba nazakwicara mu butumwa, ikibazo bazwa n'ikimwe. Urukundo rwawe n'Imana rwacyaha cyangwa rwajemo agatotsi. Kugira ngo umuntu abungabunge urukundo rwe n'undi muntu, bavuga ngo bagwize ibiganiro. Amen, amen, amen. Bagwize iki? Ibiganiro. Burya umugabo n'umugore mu rugo hatarimo amahoro, harimo akabazo, kugira ngo karangire no kwegerana, bagahuza iki? Ibiganiro. Iyo twakoze amakosa ku Mana, nuko tuyegera tukagira ikiganiro, tukavuga ngo turi babi, watugira imbabazi, ikababura gukunza urukundo rwinshi cyane. Wari watinze kuza imbabazi, ubundi ingenzi yashejeta Imana neza no kumura kugira ngo barira. Umunsi umwe natanga nukamabwira ndi imbere y'ibintu natangaye ngewe. Nigeze nakira umwana umwe w'umukobwa, gahunda nagiraga mu rukiko kwakira abantu. Nakira umwana yigana ko yakuyemo inda 6, yiga muri kaminuza, yigana ko yakuyemo inda 6. Amaze kubyihana numva kamera irazamutse, yarapfukamye imbere yanjye, numva nahamagara polisi. Ndasoni erega ribi nanavuta ndamuraniye ati Imana babarire, Imana pase n'ijwe babarire, nakwemeza ndashaka ndagira ko Imana igeze n'abantu ntiwagizute ati Imana ngiye kumva numva Imana irambwiye ngo ndamubabarire, zamuha n'urugo rwiza, zamuha n'abana, ariko imbabazi zawe
ziteze ngiye kamere ya numva sinabimubwira numva nyine cyakaje ati nunamubwiye ko Imana imukunda ngiye gusandara nagana ariko Mana nariko Imana iragukunda niramuhaye imbabazi umwana ahitagwa muri koma rya masi kumukeka ahita asinzira ndagana umurindire nakanguka turakomeza ahita yisinzira aho ngaho kwera umunezero uko Imana igize gute Imana igize gute imubabariye aravuga ntabwo narinzi ko Imana mbabariye niko yambwiye ntabwo narinzi mu nyuma arambwira ati rero ngiye kujya kwipimisha sida ariko najyamwe n'abantu benshi barwaye ubu narwaye ndabizi arambwira ati rwose ngiye gupfa kugenda ariko ndabizi ko rwaye gusa ndagiye kugira ngo uzajye usengera ageze asanga ni buzima ntayo yanduje arambwira ati pase Imana yanciye iki ahita abwira abagabo baryamanye barwaye bapfuye arambwira ati pasiteri we Imana yakundiye iki kuko Imana yakunze abari bisi cyane cyatumye itanga umwana wari ikirenge kugira ngo umwira wese atarimuka ahubwo ahagurukiye haguruka tugusengere nawe ubabwe Imana mugira imbabazi hagarara muri ubwo Imana imbabarira ukumva urukundo rwawe n'Imana hatameze neza wahagarara aho ubwo Imana mugira imbabazi nicyo cyonyine n'imbabazi z'Imana zirahangaha ukumva hagati yawe n'Imana harajemo agatotsi nawe uriyizi muri ya kamere yawe muri wa mujinya muri bwa bubeshi muri za ngeso zawe nawe uyizimo wabwe Imana mugira imbabazi niba uhari uhaguruke niba udahari gahita usenga ntacyo bintwaye ariko niba wari uti ndakira imbabazi z'Imana n'usaha muri iyi pasika ndakira Imana igira imbabazi niba uhari uhagarare ndarangije Imana ibamugisha tugiye gusenga